Mwe bakunze barabohora TV nongeye kubasuhuza aho muri hose mugira amahoro umwami Imana abishimire nkuko tubimenyereye ko iyi channel cyangwa iyi televiziyo ni bigisha ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza indirimbo byose byubaka ubugingo icyo tubifuriza cyambere kuruta ibindi ni ukuzabona Imana ni ukuzaruhuka imiruho n'imihati icyazanye Yesu ni ukugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho muri Yohana ibice 16 umurongo wa mbere no havuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana rero ikomeze kuba duhera umugisha tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo urukundo ruhebuje. Ubundi iyo tuvuze urukundo ni Yesu, urukundo ni Imana, niwe uzi gukunda byuzuye. Yesu aradukunda akadukunda tudakwiriye, akadukunda mu by'ukuri turi abanyabyaha. Ubundi umuntu w'umunyabyaha nta wundi muntu wamukunda usibye Yesu, niwe wenyine wikoreye ibyaha by'abari mu isi. Ndagira ngo mbakundishe Yesu. Yesu ni mwiza, Yesu araruhura, ni inshuti nziza, Yesu ni umubyeyi, Yesu ni umuvandimwe. Muririmbyi yaravuze ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Indirimbo ya mbere mu ndirimbo z'agakiza ndumva twayiririmba iravuga cyane ku rukundo rw'Imana. Nawe kuburiho ni urukundo rw'Imana, kubugenda ni urukundo rw'Imana, kubugihumeka ni urukundo rw'Imana. Nibyo ushobora kuba warahuye n'amakuba menshi akomeye n'ibigeragezo bitari bimwe ukumva n'uru rukundo rw'Imana utari kurwumva neza. Hari aho umuntu agera nibyo agacika intege, ariko uru rukundo rw'Imana ni urwibuka rugusubizamo imbaraga. Yesu aragukunda, Yesu akwitayeho, Yesu arakuzi, Yesu azagukiza icyo cyose ubona kikuremereye, yaba indwara, byaba ibyaha, yaba ari n'akarengane. Yesu arakiza, Yesu araruhura. Reka turirimbane iyi ndirimbo. Urukundo ruhebuje genda urwogeze hose, urukundo ruhebuje n'indirimbo ya mbere yaririmbwe n'amarayika yumvikana mu bashumba. Twishimiye kumenya ko haje urukundo rw'Imana, urukundo ngurw'urukundo rw'Imana, urukundo ruhebuje rushaka uwazimiye, urukundo ruhebuje rurakubabarira, jya kuri ya soko nziza ituruka i Gologota, uzabona ubugingo mu rukundo ruhebuje, urukundo urukundo
rutugeza mu ijuru, urukundo ruhebuje, tuzanezerwa cyane mu ijuru, nta ndwara ibayo, nta rupfu ruzagerayo, twakijijwe n'urukundo rwinshi rw'Imana ihoraho, urukundo, 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 ngurwo urukundo rw'Imana, pendo kubwa, pendo la Mungu ni kubwa, pendo kubwa, pendo kubwa, pendo kubwa, pendo la Mungu ni kubwa. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda ntitwapfa, nubwo twahuye n'ibigeragezo by'inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Mwami tukweretse abakozi bawe, tukweretse itorero wironyeye, tukweretse n'abasubiye inyuma, garura izo ntama zawe. Mukiza dufite agahinda kenshi, kubw'abayoba bava mu byizerwa, muri iyi minsi ikora ibitangaza, bamenye kudahinduka, muri iyi minsi ikora ibitangaza, tumenye kudahinduka. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Gusenga, 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 amasengesho ni bombe ikomeye cyane, aratigisa, agatigisa, agatigisa ibihome
bya satani bikariduka. Amen. Ashimwe. Uyu muririmbyi tumaze kuririmba mu by'ukuri ni nkaho yatubwira ngo twe gutinya ibyuru, sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo ufite, uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa, nkabona uko ngukorera. Uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa, nkabona uko ngukorera. Urandinde mwami Yesu, ntunganiriza imigambi, niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Bandi baha umugisha. Nongeye kubasuhuza bakunzi Barabohora TV. Nkuko maze iminsi mbibabwira, maze iminsi ntari kuboneka kubera amasomo, ariko ndagira ngo turirimbane iyi ndirimbo yo mu gitabo ya 91. Iravuga ngo ay'igitare cy'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe. Ndifuza ko turirimbane no muririmbyi ku bantu bamuzi, duhungire mu mwami. Katuririmbe. Ay'igitare cy'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe. Kera waramenewe, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana.
byo muru bavurwawe binyizu buryo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbiza byo byekuza sindukundi n'imbaraga mbiza byo byekuza sindukundi ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura simfite icyo naguha nizeye umusaraba uwo wampfiriyeho niwo njya niringira uwo wampfiriyeho Yesu niwo njya niringira uwo wampfiriyeho niwo njya niringira dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushakaho ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa
mba y'ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa. Amen. Iyi ndirimbo iramfasha ndayibatuye namwe mujye muyiririmba ni ya 91 mu gitabo cyo gushimisha Imana. Iravuga ngo mana unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa. Ndumva ari ryo sengesho twasengana. Hari indi ndirimbo nanone nshaka kuririmba.